Hello guys, nshuti zanjye, nshuti za Agape Hub, ndabashuje mwese aho muri munkurikiye, abankunda mwese nanjye ndabakunda. Uyu munsi uri special kuko ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe n'umushyitsi, nkundi yo ndi kumwe n'abantu bako batuma tuganira nyine tukirekura, ntabwo mba ndi jyenyine ntuje. Rero uyu munsi ndi kumwe n'umuntu wasuye, reka ariko arabibwira aho muramuzi. Hari abamuzi n'abatamuzi. Rero abamuzi ndabizi ko mwamukunze ubushize muri ya video mwamubonyemo y'ubushize, sibyo si bagukunze. So rero uyu munsi namutumiye nanone, ariko ntago namutumiye neza, yaje kunsura, aje kunsaba ikintu. Rero arababwira icyo kintu yaje kunsaba icyo ari cyo. Rero abantu mwamukunze, mwambwiye ngo mwaramukunze ngo mashaka nzamugarure, mwagize Imana wenyine yizanye. Rero reka mu mwanya nawe bibwire, witwa nde? Tubwire. Ariko ngira ngo baranzi. Ariko hari abashya bashize narabibwiye, ariko abashyashya nitwa Shekina, ndi inshuti ya Agape. Ushize twari turi kumwe muri video twakoranye. Ubu rero nkaba nagarutse. Waje gukora iki? Kivuga icyo cyakuzanye bacyumve neza. Uyu rero naje nde gusaba Agape ngo anyereke uko bakora eyebrows, kugira ngo namwe ndabizi neza ko harimo abatazizi, kugira namwe mumenyereho, mufatireho. None ningibagirwa nshaka kugira icyo nkora, ngenda ndebe ya video kugira ngo nkora ibe nka tutorial ndeberaho. Tutorial yawe mbese? Yego. Ariko ndabizi ko hari bari bufatireho. Rero nibyo Shekina amaze iminsi ambwira ngo wambabariye ukazanyigisha ukuntu bakora just simple eyebrows, kugira ngo nanjye nzajye mbikora ngiye ku kazi cyangwa ngiye ahandi hantu nta bikabyo. Rero guys, uyu munsi nabyemeye, namwemereye, ndavuga reka mbereke nemere nyine mbimukorereho kugira ngo namwe muzayamureba. Hari abakobwa benshi bakunda makeup, ntabwo ndi bukore makeup nyinshi, ndakora eyebrows gusa. Ingohe bavuga ikinyarwanda. Eyebrows ndakora eyebrows kugira ngo mbereke wowe uri hano utazi ukuntu bazikora, kandi biri simple rwose bitagoye, mbibereke kugira ngo mubimenye. Ariko ubutaha nzabakorera video none mbereka n'ibindi. Nanze kubigira birebire, mbereke gusa kugira ngo murebe akantu kamwe. None se nibitakubera uraba watsinze. Cyozo singira watsinze. Ko sindabona umuntu utaberwa nabyo. Okay, ngiye kumusiga. Rero namwe muraza kumbwira muri comment ko namusize, niba namusize neza mubimbwire, niba namusize nayi mubimbwire. Ariko nanone nimba musiga neza, nziko namusize neza, nibimubere ntimubishireho, araba ari we nyine. Cyozo araba ari cyane cyangwa cyagusiga nabi. Cyawe utaberwa n'ibintu abandi bibabera. So rero reka dutangire mukorere. Twagiye. Rero murabona nyine ingohe z'ukuntu zimeze. Ikintu cya mbere ngiye gukoresha agakoresho ka mbere uba ukeneye. Aha ngaha ndi kubibwira n'abandi batazi gukora eyebrows. Ikintu cya mbere ukeneye ni kano ka brush ko kugira ngo dusokoze neza, uze gusiga turi ku murongo. Murabona ukuntu ndi kugasokoza hano n'aha ngaha. Niko gakoresho ka mbere. Hano ndi bukoresha utuntu duke dushoboka. Ni bikoreshereza uburoso bw'amenyo. Niba amenyo yawe nyine n'ingohe zawe bitakubangamira ko wabivanga nyine, ubwo nibyo wakoresha. Ariko njye mbona abantu bimakiye rwose harimo uturoso. Nyine ubwo hari abakoresha ubwo tw'amenyo sinzi. Itiro ndi bukoreshe, iyo urayibona hano, ni itiro ziba ahantu hose rwose, muri ahantu hose ugenda nta nubwo zihenda, nubigura nka 300 cyangwa 500. Ntirengeje 500. Urabona ko ni itiro isanzwe, ngiye nizo nkunda. Hari ziba nyine ari nziza zihenze, za MAC, za Maybelline, zifite marque zitandukanye, ariko njyewe sofa iyi ngiyi niyo favorite yanjye, ngiye niyo nkunda n'inkorera. Ni hitwa gute? Byarasibanga. Ni zimwe zatwasanye nyine, nizo ngiye nkunda. Twagiye. Ikintu cya mbere ukora ni uguconga tiro yawe, ukayiconga neza.
ugaca akarongo hasi. Urabona ukuntu ndi guca akarongo, ugaca akarongo hasi, niyo step number 1. Mwabonye ukuntu nciye akarongo hasi, nicyo kintu cya mbere ugomba gukora. Kandi ikindi, ntugomba kujya kure y'ingohe zawe, ugomba gukora shape y'ingohe zawe, ya eyebrows zawe, ugakurikiza uko ziteye. Hanyuma mara guca akarongo hasi, tugiye guca akarongo ko hejuru. Urabona ukuntu duciye akarongo ko hejuru, noneho tugiye gufilinga in, kuzuzamo ndani, mo hano hagati, twuzuzemo. Ariko rule number 1 nababwira ushaka gusiga ingohe, kirazira gusiga hano aha ngaha zitangiriye. Ngo ugiye gutangira gusiga aha n'uba ugomba kuhakora, kuko aha ngaha iyo uhakoze ukahasiga ukahatsirima ikintu, bihita ingohe zawe zigaragara ko ziri artificielle cyane, umuntu yakwiriye agahita abona wisize ibintu by'ibikusha. Uhera aha ngaha n'aha ngaha, aha ntuhasige. Hanyuma mu gusiga wuzuza, wirinda kugira gutya, gusiga gutya, wowe usiga gutya. Urabona ukuntu ndi kubigenza, gahoro udashyiramo imbaraga. Step number 2 ni ugufata ka brush twahereyeho, ukagira gutya, ukagenda ugacishamo kugira ngo gasibangatanye ibyobo byari birimo. Also bimera nk'imisatsi, ntabwo bimera nk'imirongo. Oya nyine kwa kubona harimo utuntu tw'utwobo. Tugiye aha kabiri. Naho tekinike ni ya yindi, tugiye guca umurongo dukurikije uko ingohe ze ziteye. Turazigira. Mbwira biri kuba byiza ra? Ko mbona wazimazeho. Ntazo ugira. Ngiye kugerageza kuyiha shape. Urabona ko nciye wa murongo nababwiye. Tugiye guca uwa kabiri wo hejuru. Nze kukumenya. Mumbwire nimba biri kuba byiza ahubwo cyangwa ari cyo. Mwandike muri comment uko muri kubibona. Ugashyiramo hano kugira ngo twa twobo twose tutabamo. Noneho step number 2, iyi ngiyi ni akantu nkoresha nzahita brush, nayo nkoresha kugira ngo shyire ku murongo nkoresheje concealer, shyire ku murongo bya bindi nasize kugira ngo ubone ko biri ku murongo. Nirinze kumusiga ikintu kinini kubera ko n'ingohe ubwo ari ntoya ari na nkeya. Ngiye gukoresha iyi concealer, ikora ibintu byinshi. Ushobora kuyikoresha nka concealer, ushobora kuyikoresha nka contour, ushobora kuyikoresha ibintu byinshi ushaka. Mbese ni iyi ngiyi ngiye nkunda gukoresha. Noneho kandebe bikurikirana n'uruhu. Kubera bikurikirana n'uruhu, reka ngukoreshereze kuri iyi ngiyi yiraburaho gato.
ahangaha ni ugusiga, ugenda usiga munsi y'aho wasize. Brush nkoresha karashaje ariko kari gusiba ntera inkunga. Tugutera inkunga. Ariko karacyasiga, ngiye nananiwe no kugahindura kuko kansiki kamurera neza. Narakamenyereye. Nimbimenya neza nzakugurira set. Bazabanje ukayigurira se wowe ukabanza ukamenya no kuyikoresha. Nyine urumva ni step ya mbere nayitangiye. Nageze hano ni ukuvuga ngo naje kwiga. Mbese ntabwo nari kuyigura kandi ntabyo nzi. Mbese uzanyishyura nanjye? Uzanyishyura ibyo mukoreye? Noneho murabona yuko gutya ntabwo yagenda kwa mama ameze gutya kubera yuko bitanasa n'umubiri we, bifite ukuntu ari inzobe kuri we. Ikintu ukora ni guhanagura ibi byagiye bijya ku mpande. Ntabwo concealer ubundi bigomba kugaragara ku mubiri w'umuntu, ugomba kuyihanagura. Ubwo wose point yo kwisiga ni uguconga ibyo waconze byamara gucongeka ugakuraho. Ariko iba isa n'umubiri wawe neza, njye nagusize ibyanjye. Iba isa n'umubiri wawe neza wagira. And beautiful. Si ibi washaka mbese biri simple? Ibirenze. Nturabibona usanga nagukoreye ibitangaza wavuga ngo iki? Nabwo nyine respect abimanutse n'abafana bawe bakumira. Turaje tukurebera. Narangije. Murabona se atari byiza? Wari wansabye imbohe zonyine? Sibyo? Ntakindi. Sizo wari wansabye? Murabona atameze neza se? Ntibambwiye. Ntagerageje rwose. Ikindi kintu nababwira ku bijyanye na bino bya eyebrows, hari umuntu wigeze kuvuga akantu mu makeup artist karansetsa ariko mbona niko aravuga ngo eyebrows zigomba kuba si itegeko ko ziba twins, ntabwo zigomba kuba sisters kuko n'ubundi nibyo. Utangiye kuvuga ibintu byinshi. Mbiguhanagure nibyo nisize se wapinze. Zigomba kuba sisters, si itegeko ko ziba twins kuko n'ubundi ntabwo bisa nonanga. Kuko birasa ariko ntabwo bimeze biri identique. Ego. Ni nk'ukuntu n'amaso yawe ijisho tugitegereje neza twasanga ari nka rito kuri ariko umuntu aragerageza nyine. Nuzajya ukora eyebrows mu rugo ukabona ntabwo zisa 100% ntukiblaming, ujye umenya ko n'ubundi n'ingohe zawe ntabwo zisa neza, ntabwo zisa cyane. Mwabibonye murabona bidasa neza? Mwandike muri comment. Mwandike muri comment murebe. Mwabibonye se? Mwabibonye? Ndi kureba uko bimeze. Genda ujye kureba. Guys, rero murabona yuko namurangije. Murabona atabaye icyuki. Murabona ko eyebrows nanze kugusiga ikintu kinini, nakurikije agasura kawe uburyo kameze ari gato n'utugoye twawe ari dutoya, nagerageje kugendera kuri iyo shape. Rero murabona ko asa neza cyane, sibyo se? Ese mbwira ko mbona ukoresheje ya chocolat, hari abantu njya mbona bakoresha imikara n'iki. Biterwa na skin color yawe. Uri igikara hari n'iz'umukara. Rero njye nakoresheje ku yanjye, niyo mpamvu nayikomezaga nyihanagura. Nziza rero ni iyi. Zose ni nziza biterwa n'ukuntu usa. Sibyo shake.
nzakureke kuko niyo nigiyeho niyo wigiyeho umva kandi cyangwa nzagaruka ukoresha ibukara uzagenda ugure isa nawe uyinzanire ese nanjye se niyi uriya mukara urisiga wasiga nka hano cyangwa ahangaha cyangwa ijosi njya kenshi ndebera ku ijosi ugasiga ukareba ntushatse kumbwira ko usa gutya usa gutya mwishuri baguha kangahe ko n'ubwo utumva urambwiye uyu muntu yabaga kangahe mu ishuri ngo urebe iyo usize gutya ubona usa nk'iyi iyo nsize cyangwa iyo wisize ubona musa nisize iyi ngiyi nagusize ariko akenshi njyewe kandika amabanga yose kuyashyira akenshi njye nisiga nkoresha foundation ntabwo nkoresha concealer ku ngoro ahubwo birumvikanye wabisobanukiwe so rero ubutaha aho kugira ngo umbwire ngo nze mwigishe eyebrows nzere ko uzajya ureba kano ka video sibyo ukareba kano ka video nyine wowe ukiyigisha kandi ndabizi ko hari abantu benshi bari bibereye cyane ndabazi cyane n'abandi benshi cyane n'ubu nabavuga ariko ntacyo wabavuze se shira hamwe n'umuceri reka twongere ubutaha ariko muyirebe pe muyirebe okay ubwo nanjye ndayisubira nzajya ikiri imbere rero turabashimiye mwese ko mwadukurikiye ngenda mvanga ibintu bitandukanye uyu munsi si mwize ukuntu bakora eyebrows ubutaha rero nzabereka n'ukuntu wakora n'ibindi na hano ku maso icyo mwashaka kumenya cyose mwe mwandike muri comment icyo mushaka kumenya aba aricyo nzaheraho rero nawe Shekina ndagushimiye ko uyu munsi waje kunsura ukankoresha ibintu ntari nateganyije ukantwarira umwanya ariko nta kibazo nyine byose biba bifite icyo bimaze kuri society so subscribe like bibako bibabwire bibansabire ndabanza nkushimire ko wemeye ukoreka babwire nabisaba igihe kinini uyu munsi njye kumva ntibaremeye ndavuga ngo rero ukuri wakoze wakoze kandi kubera ko yayemeye akabinkorera ni ukuri bumwereka urukundo please like mukora ama likes menshi azakora n'amaso ubutaha ariko ba liking niba bayikunze niba batayikunze niba liking sibyo ariko barayikunda ndakunda barayikunda mu liking mu sharing ku ma WhatsApp abantu babibone mu subscribing mbese bamwereke all the support hanyuma niwe mwereka nzabikoresha kugira ngo ankorere n'amaso azabyemera nzamukorera n'ibindi bitewe n'uko namwe niba mubona ko aka gake nkoze kari keza ubwo nzamukorera n'ibindi so bye thank you